اللهم صل على محمد Abu Muhammad Shia Uwisilamu bw'umwimerere. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيد الأنبياء والمرسلين أبا القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. الحمد لله على كل نعمة، وأسأل الله من كل خير، وأعوذ بالله من كل شر، وأستغفر الله من كل ذنب. Nihashimwe Imana imwe rukumbi kubwa buri nema, Imana yo dusaba buri cyiza, akaba ari nayo twikingaho buri kibi. Tuyikubise imbere, tuyicuzaho, tuyitakambira ngo itubabarire ibyaha byose tuyikorera. Mu gitabo cyayo gitagatifu cya Qur'an iti wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, ibutsa kuko urwibutso rugirira abemeramana akamaro. Suratu Dhariyat aya 55. Ni muri urwo rwego nanjye mfashe uyu mwanya ngo tubashe kugira ibyo twibukiranya mu bidufitiye akamaro mu buzima bwa hano ku isi na nyuma yabwo. Uwa kane mu ba imamu bo muri Ahlul Bayt alayhim afdalu salatu wassalam, twasigiwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Imam Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin Sajjad alayhi salam. Bimwe mu byo tumukomoraho, tumuzunguraho, harimo n'agatabo kitwa Risalatul Huquq, agatabo kagizwe n'amagambo ari mu rwandiko uyu mu imamu muziranenge yandikiye umwe mu basangirangendo be, amwigisha bumwe mu burenganzira abantu bagomba Imana umuremyi wabo, ubwo bagombana hagati yabo, ubwo bagomba ibintu bimwe na bimwe, harimo n'uburenganzira bwa sawumu, igisibo. Imana muri Qur'an iti ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Bayisilamu, mwategetswe igisibo nk'uko cyategetswe abababanjirije, ngo mube mwarushaho kwitwararika no kwigenzura mu migenzereze yanyu. Suratul Baqara aya 143. Uyu ni umurongo wa Qur'ani utegeka igisibo uwitwa umuyisilamu wese ahava akagera. Gusiba mu buyisilamu ni iki? Ni ukwigomwa bimwe mu by'Imana yaziririje mu gihe cy'igisibo, harimo nko kurya, kunywa, gukora imibonano mpuzabitsina ku bari basanzwe babyemererwa n'idini n'ibindi bitandukanye. Tukabyigomwa ryari? Kuva umuseke utambitse kugeza ijoro ryinjiyemo nk'uko tubibwirwa na Qur'an. Tugarutse ku gisibo, igihari ni uko hari abasiba muri twe bikarangirira mu kwicwa n'inzara n'inyota gusa, ntihagire na kimwe bunguka cyangwa se bavana muri icyo gisibo. Ariko nyamara abandi basiba bakandikirwa ibihembo bihambaye, yewe icyo gisibo kikabegereza Imana kurushaho, kikababashisha kuyitwararikaho byisumbuyeho. Impamvu nta yindi ni uko hari abasiba basobanukiwe ibyo barimo, icyo igisiba ari cyo, icyo gusiba bisobanuye, ariko bitagarukiye aho gusa, ahubwo bakanabyubahiriza, bakabishyira mu bikorwa. Hakaba rero n'abasiba ariko nta byinshi basobanukiwe ku gisibo, cyangwa se babizi ariko ntibabishyire mu bikorwa. Ese wari uzi ko hari uburenganzira tugomba igisibo cyacu? Wari uzi ko hari ibyo tukigomba ngo tubarwe nk'abasibye koko, kugira ngo igisibo cyacu kibashe kutugeza ku ntego, gitungane, gihabwe ireme, cyakirwe n'Imana? Imam Sajjad alayhi salam muri icyo gitabo cye Risalatul Huquq, agaruka ku burenganzira bw'igisibo yaragize ati wa amma haqqu sawmi fa an ta'lama annahu hijabun darabahu Allahu ala lisanik. N'uburenganzira bw'igisibo ni ukuzirikana ko igisibo ari nk'uruzitiro Imana yifashisha izitira ururimi rwawe, wa sam'ik n'amatwi yawe, wa basarik n'amaso yawe, wa farjik n'ubwambure bwawe, wa batnik n'inda yawe, liyasturaka bihi minan nar, mu rwego rwo kugira ngo binyuze muri cyo igukingire umuriro w'iteka ryose. Wa hakaza jaa fil hadith
as-sawmu junnatu minan nar, nk'uko ari nako byagaragaye muri hadisi igira iti igisibo ni ingabo ikingira umuriro w'iteka. fa in sakanat atrafuka fi hajabatiha rajawta an takuna mahjuba, bityo mu gihe ubashije kurindisha ingingo zose z'umubiri wawe urwo ruzitiro ari cyo gisibo, maze zigaturiza muri rwo, jya uhita uzirikana ko hari n'ibyiringiro by'uko uzarindwa umuriro w'iteka ku munsi w'imperuka. Icyo tuvana muri ino mvugo ya Imam Sajjad alayhi salam, gusiba si ukwigomwa kunywa no kurya ku manywa byonyine gusa, gusiba si ukwigomwa ibyangiza igisibo gusa, nubwo nabyo ari itegeko kubyubahiriza. Twavuga ko kubyirinda ari nk'umuryango winjiza umuntu mu gisibo nyirizina, hanyuma yamara kwinjira muri uwo muryango hagakenerwa ibindi bitandukanye ngo igisibo cye gitungane, gihabwe uburenganzira gikwiye, kibashe kumugeza ku ntego, kibona ubwakirwa n'Imana. Igisibo nyakuri nk'uko tukerekwa na Imam Sajjad alayhi salam ni ukwirinda kurya no kunywa, ariko bibangikanye no kubungabunga ingingo zitandukanye z'umubiri wacu, indimi zacu, amatwi, amaso, inda, ibitsina n'izindi ngingo zose zisigaye. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yaqulu Allahu azza wa jal, man lam tasum jawarihuhu an maharimi fala hajata li fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu min ajli. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam itubwira ko Imana ubwayo yivugira iti, udasiba ngo n'ingingo z'umubiri we zose zisibe, azishyire kure y'ibyo Imana yaziririje. Imana iti sinkeneye rwose ko umuntu nk'uwo nguwo yakwiziririza ibyo kurya no kunywa byo ku bwanjye ngo arasibye. Impamvu Imam Sajjad alayhi salam atavuze ingingo zose z'umubiri ahubwo agahitamo ziriya akaba arizo atubwira, ni mu rwego rwo gutanga ingero cyangwa se kutwereka zimwe muri zo, kutugaragariza ingingo z'umubiri wacu byorohera shitani cyane kuba yatuyobya zikoresheje kurenza izindi, ingingo bitworohera kuzikoresha ibyaha binyuze mu irari n'amarangamutima yacu. Imam Sajjad alayhi salam arazivuga mu mazina ngo tuzibungabunge cyane byihariye, tuzigengesereho cyane no kurusha ibindi bice by'umubiri wacu, by'umwihariko mu gihe cy'igisibo. Naho ubundi igisibo cy'ukuri nyirizina cyujuje ibisabwa byose ni ukubungabunga ingingo zacu zose z'umubiri, umubiri wose, nk'uko bisobanurwa mu buryo bweruye n'umukobwa w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Fatima Zahra alayha salam, aho agira ati, ma yasna'u as-sa'imu bisiyamihi idha lam yasun lisanahu wa sam'ahu wa basarahu wa jawariha. Ese uwasibye igisibo cye cyaba gisobanuye iki kandi kimumariye iki mu gihe yaba atabungabunga ururimi rwe, amatwi ye, amaso ye n'izindi ngingo z'umubiri we zose ngo azishyire kure y'ibyazererijwe n'Imana? Igisibo cy'umuntu nk'uwo kimaze iki? Ikibabaje ni uko nuhitamo gusiba nabi utubahiriza uburenganzira bw'igisibo, n'ubundi ni hahandi uzajya usiba byo kwicwa n'inzara n'inyota. Wicwe n'inyota, uzahazwe n'inzara, igisibo kirangire warananutse warashizemo. Muzi ukuntu buriya umuntu nk'uyu wasibye muri buno buryo ari uzahazwa n'igisibo. Igisibo kuri we kiba ari nk'umutwaro. Birakwiye rero ko tugira amahitamo meza ku gisibo, tugasiba by'ukuri tunubahiriza uburenganzira tugomba igisibo cyacu. Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam ati, as-siyamu ijtinabu al-maharim kama yamtani'u ar-rajulu min at-ta'ami wash-sharab. Igisibo nyakuri kigeza ku ntego ni ukwirinda iby'Imana yaziririje byose, nk'uko umuntu aba yirinze ibyo kurya no kunywa. Akongera ati, sawmu an-nafsi 'anil ladhati ad-dunya anfa'u as-siyam. Gusiba byo kwibuza ibinezeza by'isi biziririjwe nicyo gisibo cy'ingirakamaro cyane kurenza ibindi bisibo byose. Ubundi igisibo cyiza gitunganye cyubahirijwe neza, na nyuma y'uko kirangiye umusaruro wacyo urakomeza ukigaragaza, amatunda yacyo akomeza gusarurwa na nyuma y'uko ukwezi kwa Ramadani kutagihari. Bityo kubungabunga biriya bice twavuze si mu kwezi kwa Ramadani gusa,
uretse ko ari no mu bihe byose no mu yandi mezi yose, ku buryo umuntu yakabaye arinda apfa ari wo murongo w'ubuzima yahisemo. Imana ibuduteremo inkunga. Gusa mu kwezi kwa Ramadhan bikaba umwihariko bitewe n'ubuhambare bw'uko kwezi. Gusiba byo kwigomwa kurya no kunywa rero nabyo ni ugusiba ariko guciriritse. Urwego rw'icyo gisibo ruri hasi. Amanota y'igisibo nk'icyo ntagera ku mwamba, ntagerwa ku mashyi. Naho gusiba bya nyabyo ni ukubahiriza uburenganzira bw'igisibo, tugasiba n'indimi zacu zigasiba, tukazirinda iby'Imana yazibujije kuba zavuga, tugasiba n'amaso yacu agasiba, tukayarinda ibyo aziririjwe kuba yareba, tugasiba n'inda zacu zigasiba. Apana gusiba ngo nusiburuka usiburukire ku bugari n'inyama waguze mu mafaranga wambuye cyangwa se wanyanganyije rubanda. Hari n'abarya idaku mu byo bibye bahuguje abandi. Icyo gisibo ugiye gusiba wariye idaku imeze ityo, kwakirwa kwacyo biri kure, ntacyo kimaze. Mu gusiba n'ibitsina byacu bigomba gusiba, gusiba n'amatwi yacu agasiba, tukayabuza kumva ibyo aziririjwe, gusiba n'ibitekerezo byacu bigasiba, ukiremamo ko by'umwihariko mu gisibo utagomba gutekereza no gukora icyaha, kwiziririza gukora icyaha yewe no mu mitekerereze, mu bitekerezo byawe ntugomba gutekereza ibyo wiboneye byose kubwo guha agaciro ukwezi kwa Ramadhan. Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam ati siyamu alqalbi an alfikri fi alathan afdalu min siyami albatni min at-ta'am. Gusiba byo kubungabunga umutima n'ibitekerezo ngo bye kuba byahuzwa n'ibyaha ibyo ari byo byose, ibyo nicyo gisibo kiza kurusha gusiba byo kutagira icyo umuntu ashyira mu nda. Ubwo nibwo bwoko bw'igisibo Imana ishaka itwifuzaho. Icyo nicyo gisibo gitunganye, nicyo gisibo kigeza umwemeramana ku ntego. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam iti ma aqalla as-suwam wa akthara al-juwa. Mbega ukuntu abasibye byo gusiba baba ari bakeya mu bihe by'igisibo, mbega kandi ukuntu baba bishwe n'inzara n'inyota baba ari benshi cyane muri ibyo bihe. Bisobanuye ngo abasiba by'ukuri burya baba ari mbarwa. Mu gihe baba bibwira ko basibye nyamara nta kindi bibereyemo uretse kwiyicisha inzara n'inyota, baba batagira ingano. Subhanallah. Imana idufashe, iduhe imbaraga zo kuba mu basiba by'ukuri. Ilahi amin. Reka nsoze nsaba Imana ko yarushaho kuduha gusobanukirwa neza uburenganzira bw'igisibo nk'uko bikwiye, kandi ikaduha no kubwubahiriza. Imana dushyire mu basiba bya nyabyo by'ukuri, twe kuba mu basiba byo kwicwa n'inzara n'inyota gusa. Imana haza abashonje, fasha abatishoboye, dukemurira ibibazo bitwugarije. Mana tunganya ibikorwa byacu, dushyire mu bagaragu bawe beza wishimira, uzatuvanemo roho zacu tugutunganiye, turi abayisilamu beza barangwa n'ubuyisilamu bw'umwimerere. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa akhiru da'wan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.